Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Twongeye gushima Imana ko Imana yacu itugiriye neza kongera kubana namwe. Ndatekereza ko ari umugisha w'Uwiteka Imana. Bwana sifiwe sana. Ejo nababwiye story y'abantu bapfa buri munsi. Ubu turahanga harimo abarimo gupfa. So kubaho ujye umenya ko ari ubuntu bw'Imana. Abantu 9 barapfa basanze bapfa abantu 9 mu isogonda. Ubwo yubaza umunota uhita ukubuka abona abantu. Nawe umunsi uzaba wapfuye nawe uzabura muri abo 9. Ariko kugeza utarapfa nturabajya uri mu 9 uri mu bazima. Kandi gupfa nabwiye ko ari ngombwa. Ubu twese hano hari umwaka tuzaba tutariho twese. Ariko hazariho abandi. Nuko Imana yabigeniye kandi. Ariko Imana ifite umugambi nyine kugira ngo abantu bayikorere. Imana gusa yaremye ibintu kugira ngo biheshe icyubahiro. Yesu ashiwe cyane. Hari biheshe icyubahiro mu mubabaro, iyo ikabibona ko ari ngombwa kugira ngo biyinezeze. Noneho ibintu byabica mu mubabaro. Shobora kuba mbivuze ntimubyumve neza. Ubundi ya hari amahoro ntago Imana ihabwa icyubahiro. Ahantu hari amahoro reka mbaho urugero. Yesu ashiwe cyane. Haleluya. Ndashaka abantu 10 bahaguruke vuba vuba. Abatari abantu ntago bahari, nta bantu bahari. Mbonye 4 5 6 7 8 yo mvuza abantu nyine njya ngo wowe ubaye uri umuntu ahita uhaguruka. Yesu ashiwe cyane. Tubonye abantu 10. Yesu ashiwe cyane. Ndagira ngo buri muntu wese ambwira umugabo yumva yiyumvamo muri Bibiliya. Turahera. Umuntu wumva ukunda muri Bibiliya w'igihangange. Nkunda Dawidi. Akunda Dawidi. Nanjye ni Dawidi. Oya uravuga wawe. Niba nta wundi uzeka haguruka umuntu agisimbuka. Ye nkunda Wamubuze yicaye. Oya. Yohana we harimo aba Yohana benshi. Dufite aba Yohana 5. umubatiza. Dufite aba Yohana 5 muri Bibiliya gusa namenye wayo. Ubwo mubanyibutse kuko nenda kubavugaho. Umwe ni Dawidi, Yohana umubatiza, Mose. Mose. Intumwa Paulo. Kunda Daniel umugabo ukundwa. Daniel umugabo ukundwa. Kunda Nehemiya. Ukunda Nehemiya? Nehemiya. Nanjye nkunda intumwa Paulo. Oya ntago tuhuza. Dufite ngo benshi. Okay, nari kuvuga babiri. Dawidi bamuvuze. Kunda Dawidi na Paulo cyane. Ubwo nta numwe uvuze. Ndashaka kuvuga wowe batavuze. Kunda Petero. Ukunda Petero. Ndashaka kuvuga wowe batavuze. Timotheo. Bwana sibesa. Noneho ngiye kubandika mbavugeho. Bwana sibesa. Haleluya. Mwihangane ko ngiye kubavugaho. Wa mbere ni Daniel. Dawidi. Wa kabiri yavuze Yohana. Wa gatatu Mose. Wa kane Paulo. Wa gatanu Daniel. Wa gatandatu Nehemiya. Wa karindwi Petero. Wa karindwi Timotheo. Wa munani none na abangaba 1 2 3 4 5 6 7 na Kerebu. Noneho kubera ko ndashaka abadamu bambwira abantu 3. Niba tari umudamu wicarire. Abadamu mbahaye cyase nta mudamu numwe wavuze. Ende navuze ngo nkunda Debora. Ukunda Debora? Nkunda Yosefu. Ukunda Yosefu? Onde? Nkunda Rose. Ukunda Rose. Mu bantu bari bakunze bose nta numwe mwari mwavuze umugore. None abagore bamfashe kubonamwo 2. Ubwo urumva nyine tukise tujya muri genda. Yesu ashiwe cyane. Mwumva mwari mwabasize. Yesu ashiwe cyane. Intego yanjye nari mfite ntago ari wo mutwe ijambo twasura ku icyaha cyanditswe. Ariko nashatse kubabwira ngo muri Bibiliya ibyagiye bihesha Imana icyubahiro si ibihe byiza.
aya mazina bavuze iyo ugiye muri Bibiliya mu rutonde sibyo umuntu wa mbere uvugwa cyane muri Bibiliya ni Dawudi avuga inshuro 930 Mose ni uwa kabiri akavuga inshuro 831 ubwo n'abandi bakagenda bakurikiraho ubwo murumva yuko abagabo bavugwa cyane ariko reka mbabwira amateka abagabo nta numwe ufite amateka mazima yo wakwishimira kubamo aba bose uko tubabonye reka mbazanire Dawudi yavukaga mu gihugu cyitwa Betelehemu umuhanuzi Mika bivuga muri 850 mbere yuko Yesu avuka yavuze ko ari akadugudu gato yavuze ko ari akarwa k'agakene avuga uko Yesu azavuka yavuze ko azavukira i Betelehemu nubwo uri muto ntago ari muto mu bunini bwo ari muto muri ekonomi uri muto mu kumenywa ari muto mu bintu byose ari ahantu hatazwi mu cyaro i Betelehemu aho niho yavukaga icyo ni ikimenyetso cya mbere yuko yakomokaga ahantu hatariho uyu Dawudi amateka atari muri Bibiliya ariko aba mu bitabo byitwa Mishina by'Abayuda avuga yuko Dawudi yari n'umwana wa Yesayi ariko utaravukaga n'abariya bandi kuri nyina none mu Bayuda iyo umugore yashakwaga umugabo yashobora kugira abagore 2-3 sibyo nta kibazo cyabaga gifite abana bavutse bagaragaraga nta muzizi uriho ariko Dawudi yagize ikibazo amateka tuvuga ko yaba yaravutse kuri Marayi none azari nk'ikinyendaro yororerwa na hariya abo rero babaga bafite agaciro gake niyo mpamvu atabarwaga Samuel avuze ngo nzanira abana bawe ntago bahamagaye Dawudi bitewe na background y'imivukire yari yaravutse nabi ku buryo society y'Abisiraheli ntago yemeraga umuntu wavutse gutyo yari umuntu umeze nk'umugaragu ameze nk'umugaragu afite agaciro gake niyo mpamvu na Yesayi atamumenye bavuze ngo zana abana we ntiyamumenye batangiye gusukaho amavuta ntibabyumvishe kugeza igihe barangiriye umwuka w'Imana abwira Samuel ati bigenze gute ono maze atabana bawe ati bose baje umuntu wanyuze wumvise ayo mateka kose yakugize gutyo bahamagaye abana bahamagaza abana wowe ntibaguhamagare waba ufite igikomere kidashobora kuzapfa gukira ariko Dawudi niwe uvugwa cyane muri Bibiliya ariko niwe wabaye muri ubwo buzima Dawudi umunsi bamwimika ndagira ngo nkubwire amateka niba ushaka kuzaba ikirangirire ntuhunge ubuzima busharira noneho umunsi bamwimika ubwo nagiye ncaho bugufi byo kurwana n'intare tekereza umuntu warwanye n'intare akarwana n'idubu akaza ntabibwire se ntabibwire nyina ntavuga ibyago yahuye nabyo Dawudi ajya kuvuga ibyago yahuye nabyo bwa mbere yabibwire Sawuli na Eliyabu niho yabyumviye sinzi niba urimo kubyumva sinzi niba wumva igikomere ukarwana n'intare ugakira ntikwice noneho wataha ntubibwire so ntubibwiye bakuru ba urumva umugabo yarateye yarafite ibibazo udashobora gushyira ku mutwe ntago wowe ubyumvishe ndagira ngo nkutuburire amateka y'uno mugabo uvugwa cyane muri Bibiliya reka nongeraho kandi umunsi uza gusoma neza umunsi bamwimika nk'umwami baramuzanye baragenda barakazana bakagejeho bagapfukamisha hasi bagasukaho amavuta barangije bari babazi inyana murabyibuka bari babaze hari pate na za soda nyinshi n'ibintu byinshi mbese niyo inzu hari pate nawe urabyumva hano haguye inka urumva icyo kunywa cyari gihari icyo kurya cyari gihari bakirangiza gutya kumusuka amavuta bahise bavuga ngo subirayo basigara barya inka uwimitswe yagiye sinzi niba urimo kumva uwo muntu niwe uvugwa bwa mbere muri Bibiliya uwahuye n'ibibazo bikomeye niwe uvugwa cyane muri Bibiliya asubirayo arongera asubira mu buzima bwe akajya yirirwa acuranga intare ikaza akarwana nayo arakata buraza igihe kiragera ibyo ntibyari bihagije uwo ni Dawudi mana ngira neza nka Dawudi iryo sengesho uburyiretse yamugiye neza ko hari aho yavuye wowe ntaho uragera urashaka kumera nka Dawudi no Imana ijibana nawe nkawe nikabana nawe nka Dawudi kuko
ifite aho yari ishingiye ijya kubana nawe, noneho ishingire. So turajya tubeshya Imana ikatureba mu ijuru. Niyo mpamvu amasengesho menshi tudasubizwa, ko ntidusenga nkatwe, dusenga dusabe nka Dawudi, kandi ibya Dawudi byamugezeho byaza tukabyanga. So Dawudi mbese umugabo reka mureke. Dawudi n'uwo yari yavutse gutyo, yarezwe gutyo, yakuze gutyo. Umunsi umwe aho ibyago byabaye niho bamutumiraga, ageze ku rugamba agiye mureba bakuru be, abanza kumva. Noneho ku rugamba bo ukuntu bahanganaga, Goliyati uriya Mufilisitiya umunyambaraga, Goliyati niwe muntu muremure mu bantu babayeho ku isi. Abambere ntitubazi kuko hari ibyo twita prehistory. Prehistory ni ibintu byabayeho mbere y'amateka tuzi. Noneho hariho history and prehistory. Hari abantu bashaka kuba barabayeho barebare ku isi mbere y'amateka nka Adamu, ko abakeka yuko ashobora kuba afite muri metero 3 z'uburebure, ariko ntabwo mbizi neza kuko ni prehistory, ibintu byabayeho mbere y'amateka. Ariko iby'amateka bishobora gushakashakwa bikaboneka. Goliyati yari afite metero 2 na santimetero 72. Metero 2 na santimetero 72 bigaragaza ko umugabo yari muremure. Umuntu muremure dufite uyu munsi ari muri Turkiya, afite metero 2 na santimetero 52. Goliyati amurushaho ibirometero santimetero 20 z'uburebure. Ikindi Goliyati we yari munini cyane, akoko ni nakarekare ko muri Turkiya kabagenda no kukone kubera ko amagufwa ye ntambaraga afite. Ariko Goliyati we yashobora guterura ibyuma, yararemeye cyane, ibiro birenga 100. Tuma kubyumva. Uwo niwe Dawudi yahanganye nawe. Ariko Dawudi yari umuhanga cyane. Kuba mu ishyamba hari ibintu yari yarahishore, yarazi ijambo ry'Imana. Noneho yumva umugabo arimo gutukana, atuka izina ry'Uwiteka. Noneho ko batuka Imana, aza kubyumva biramutangaza. None hatangira kubaza. Ubwo ba Eliyabu muri mukuru we bari abajenerali mu ngabo za Sawuli, bari abaofisa bakomeye cyane. N'abahungu bafite imbaraga barebare nyine bamwe igisirikare cy'icyo gihe cyabaga gikeneye. Kino gihe basigaye bashaka abatekinisiye, ariko kirya gihe bashakaga abanyembaraga. Mumva iki gihe gitandukanye n'icyo gihe. Muko ikino gihe ni igikoranabuhanga, usibye twebwe tukiri mu byaro, ariko ikiri yacyo cyashakaga abahungu bafite imbaraga. Noneho Dawudi aragenda atangira kubaza. Hari umurongo yari yarasomye mu Barewi awufata neza. Urumva? Mwubahe nangwa twigire mu bindi. Ko mbona musa n'abatabishaka ndagira n'umwuka byarane. Reka rero nkubwire, hari ikintu nagenze y'umuntu atankunda, menya ko afite dayimoni. Rero ujya washatse wankunda. Ndi umuntu ugwa neza, maze kumenya ko abantu bose ngeze barankunda. Ubu rero utankunze nakugiraho ikibazo. Nahita mvuga ko urwaye, nahita nibaza ibintu byinshi. Noneho reka wenda nzababwire ejo, ndabona ndi butinde. Yari yarasomye yuko umuntu natuka izina ry'Uwiteka azicishwa amabuye. Mu Barewi umuntu uzatuka izina ry'Uwiteka azicishwa amabuye. Yumva umugabo yatutse izina ry'Uwiteka, arebye mu bise, areba intwaro bafite, asanga bafite amacumu n'imihiri n'imiheto n'imyambi. Amenya ko cyatumye Goliyati adapfa hashize iminsi 40 barwanisha ibintu bitari byo, intwaro zidakwiye kurwanywa. Barangije bahitamo kujya gute? Ahitamo kubaza. Ayo arimo kubaza, reka nkubwire Dawudi urimo kubaza, uwitwa mukuru we Eliyabu aramaze ngura ko icyaha, umurongo wo kumusukaho amavuta mu bice 16 Samweli wa mbere uhereye ku murongo wa 7 avuga ngo nuko Samweli amusukiraho amavuta imbere y'abakuru be, na Eliyabu yarahari. Eliyabu ntiyabiha agaciro, aramubaza ngo wakantu, aracyita akantu umuntu bimitse harabireba.
nubwo Sawuli atarabizi n'abandi ntibabizi, ariko Goliyati Eliyabu yarahari ku buryo yari akwiye kubiha agaciro, akabimenya, akamenya n'urimo gukora ibintu ahubwo akamusapotinga. Ariko Dawudi ubuzima yari arimo, Imana yari yakemeye ko bamuha icyubahiro. Noneho nawe abyifatamo neza, ntiyajya kubitangaza, ntiyajya kubivuga, yigendera buhoro just. Hari ijambo rijya rinezeza yakoze kirya gihe. Iryo jambo ryo rinezeza mu magambo yanezeza muri baririmo. Amutunze urutoki ngo amutera umugongo. Iryo jambo rya rinezeza. Umwuka Eliyabu utawuteye umugongo uraguhitana. Umwuka wa Eliyabu utawuteye umugongo uraguhitana. Upfa ibyavuzwe bitarasohora. Hari umwuka wa Eliyabu utawuteye umugongo uraguhitana, ugapfa ibyavuzwe bitarasohora. Ntabwo mubyumvishe. Ndabizi ubwo mugize ibibazo byinshi, ariko birashoboka ko wapfa ibyavuzwe tagize gute bidasohoye. Abisirayeli bavuye mu Egiputa bajya i Kanani, bageze aho biti Kadeshi Barineya, bahita batuma intumwa 12 muri Isiraheli, zirangije zigarura inkuru y'incamugongo. Murabyibuka? Noneho ebyiri zahagarara 10 zivuga amateka atariyo. Imana avuga ngo okay, abavuye mu Egiputa mwese murengeje imyaka 20 ntimukikiyeyo. Suko batari baravuyeyo bazajyayo. Imana yababwiye ko bose barimo kujya he? Uwo murongo ntabwo wari waravuzweho mbere y'icyo gihe. Ijambo guhindura no kutajya Kanani byavukiye Karishmeli Kadeshi Barineya. Mu kilometero kimwe ureba Yerusalemu, ureba Yeriko mu mupaka, niho byahindukiye bitewe nuko inkuru zaje zitarizo. Bihindura dosiye, bongezwaho imyaka 40 kugira ngo icyo kinyejana gipfe. Imana yashatse kukirimbo hariya, Mose arabyanga. Mose avuga ngo Mana bizagaragara nabi. Imana ihita ihindura metode yo kuzabarimbura Mose ntibimubabaze. Yirinda kubabaza Mose, ariko yitegura kugira ngo Mose atazababara n'abanyegiputa batazagira ikibazo yuko yabarimbuye, n'abanyakanani bumvishe ko abantu bazaza barimbutse. Imana ishyiraho imyaka 40, ariko kugira ngo icyo yavuze igira iti irabica buhoro buhoro. Imyaka 40 yashize, hasigaye Yoshua na Keleba na Mose. Namugate zamuka ku musozi wa Nebo witahire, kuko icyo nashakaga uyu munsi ndagishoje. Na Dawudi na Mose agenderamo. Nawe yari yakoreye icyaha i Meriba cyatumye atajyayo. Reka nkomeze. Dawudi rero, yeba ninde ushaka kumera nka Dawudi? Mana mfashe mbere nka Dawudi. Dawudi amutera umugongo. Angiye kumutera umugongo, Bibiliya avuga ngo akomeza kuvuga nka bya bindi. Hari igihe uri mu murongo mwiza ukabona Eliyabu aje, ujye umutera umugongo ukomeza ukore bya bindi. Kasi tuzabamenye neza ko ibyo ukora biri mu murongo w'Imana. Eliyabu baza bashaka gusubira ngo usubire mu tutama, arabashaka kugira ngo usubire mu tutama. Iriya bya bindi wahozemo, ibyo Imana irimo kukuvanamo, ba Eliyabu bashaka kubigusubizamo. Ujye batera umugongo ko yuhanganye na Eliyabu. Eliyabu we ntabwo uzi Eliyabu, ntabwo ari umuntu usanzwe. Eliyabu, Dawudi yari umwana wa mbere. Eliyabu yari umwana wa mbere. Eliyabu yari umwana wa mbere. Dawudi yari uwa kangahe? Yari uwa 8. Eliyabu rero aba yaraguhetse. Eliyabu aba yaraguteruye. Eliyabu azinyoka akiri muto. Eliyabu inkovu ziri ku mubiri zose abazizi. Eliyabu rero guhangana nawe aba ari kubura kurangiza. Ibigusaba kumuhunga. Hari abantu tudahangana nabo. Nuzajya guhangana jya umenya buhangana nabo. Hariho abo guhunga. Hari witwa rero Sawuli. None amuko kubivuga biba bimwegereje Sawuli. Sawuli abageze kuri Sawuli. Iyo ukomeje kuvuga bya bindi, Eliyabu ntaguteshe, ntuve kuri network ugakomeza nkuko watangiye. Eliyabu ukabona wamutsinze umuteye umugongo urakomeje, bikugeza kuri Sawuli. Ariko iyo uhanganye na Eliyabu upfuta hagera kuri Sawuli. Ubwo ndimo kwivuga mu isi y'umwuka, ba Sawuli ntago ari na ba Eliyabu biratandukanye, barapfuye. Ariko hari ubuzima tujya ducamo tukahura n'abasa nkabo, nangwe nk'ibisa nk'ibyo. Eliyabu
Sawuli ageze kuri Sawuli rero we ni hatari akenera ubuhamya. Eliyabu ugiye kumubwira ko wishe intare n'idubara guhitana, ariko Sawuli akeneye kubyumva. Ngati none Sawuli rero, Sawuli urabizi ni wo muntu wari muremure muri Israeli. Dawudi nawe ari we mugufi muri Israeli. Nabo bantu babiri bari bahuye. Agomba byumvishe. N'abantu babiri, umwe afite igikombe cy'ubugufi, undi afite icy'uburebure. Urabyumva neza? Ntabwo iyo izo stare ntabwo ndimo kuzihimba, ziri muri Bibiliya yawe. Mu gice cya 10 cyo Samweli wa mbere havuga yuko Dawudi, Samweli yari muremure, umuntu wa kabiri muri Israeli yamugeraga ku rutugu. Ubwo birasobanuye ko ari we wari muremure, kuko uwa kabiri mu burebure yamugeraga. Umva kuba urusha umuntu ijosi n'umutwe. Ngo wowe uracyarakana, bakoresheje akana. Urakana kumugenda gafite, yari afite imyaka 17 icyo gihe. Ari agahungu gato yakashonje kababaye kumye. Urabyumva neza? Aranga ati wowe ntiwabishobora, nigendere mwana wanjye rwose, wowe ntiwabishobora. Abo rero nabo turabafite bajya batuvuga ko tutazabishobora. Wowe ntabwo urahura nabo, nge mpaye nabo benshi mu buzima bwanjye bwose, nahuye nabyo. Barabimbwiye sinzi umubare, sinyibuka amazina. Abambwiye ko ntazabishobora. Ntangira kwiga bambwiye ko ntazabishobora. Nta kintu ndakora ngo bambwiye ko ntazagishobora. Mwisi nawe utarambwiye ko ntazagishobora. Buri gihe ibyo ngiye kubwira abantu, iyo ntego uyu mushinga nkawubwira abantu, nta kindi babanza kumbwira, bambonamo kutabishobora. Ibyo nanjye ndabimenyereye nka Dawudi. Mbibwiwe n'abantu benshi, data yarabimbwiye, data wacu yarabimbwiye, abamasenge barabimbwira. Ubwo sindajya mu itorero. Nawe pastor buri gihe bajya bampamagara bakanyicaza bakambwira ngo ibyo ntuzabishobora. Bajya babimbwira. Nuko ariko ngira amahirwe yo kumenya Bibiliya. Nkamenya uko Dawudi yabyifashe, banjye nkabyifatamo. Bwana sibeza. Haleluya. Aho gatero muzehe ndashaka kujya no wenda ngende ari kunyumvisha. Undi ati nguteza amatwi. Ubundi mu yandi magambo yavuze byinshi ariko Bibiliya tubwiriye mbikeya. Ubanditsi bagiye bandika bike, ko ariko no kwandika kera byararushyaga. Buriya Bibiliya ari nk'andikwa nk'iki gihe yakaba dufite amakuru menshi. Ariko kera kwandika byabikomeye kuko bashyiraga wino mu gacupa, noneho bakajya bakozamwo ibaba ry'inyoni. Nango se kindi. Noneho bakagenda ukandika inyuguti wangize ukongera ugakozamo. Urumva kugira ngo uzarangize page wandike igitabo byarushyaga. Arababwira ati rero ukurikije icyo nzi, ndi umuntu uragira intama za muzehe. Iyo mbiri yo haba intare, atangira ubuhamya amuga ko yishe intare, noneho ko abimubwira. Ariko wibuka ko hari umwuka w'Imana inyuma ya Dawudi. Kuko usomye ku murongo wa 13 Samweli wa mbere bice 16 haba ngo nukuhere uwo munsi umwuka w'Iteka kajyaza kuri Dawidi cyane. Sasa rero uwo mwuka wamuzagaho, hari ubwenge bw'Imana bwamubagamo. Urabyumva neza? Ibyo nabyo ntitukabyibagiwe. Kandi Imana hari ikindi yashaka gukora, kuko yimikiwe mu cyumba ari kumwe na Eliyabu, none yashaka kumwimikira imbere y'abasirikare. Abasirikare bose ba Israeli bari hari abagenerali. Arabivuga umusaza rwara umutwe. Amuga ati wishe intare. Buriya yari afite n'inkovu, kuko utajya nk'intare yayicaga nk'irwara. Zabaga zaramurumye, zabaga zaramu kuko yavuze nyinshi nyamurabyibuka. Umusaza bayahindutse amuga ati mwana we. Amuga ati ndamwicuriye. Uriya yahise akoresha ngo iriya mbwa itarakebwe. Ijambo imbwa mu Bayuda gisobanuye umupagani. Iyo uri umupagani uburi imbwa mu rurimi rwa Kiyuda. Tuba kugendana. Mbese ubu umupagani uri ahangaha ni imbwa. Mu rurimi rwa mvuze nk'Abayuda. Yesu ashiwe cyane. Ariko mumvisha ibyo mvuze. Ntawe ntutse ahangaha. Mvuze ibyo Bibiliya ivuga. Kuko ni ijambo rikoreshwa cyane muri Bibiliya muzaribona. Aho Pawulo yakoresheje ngo mwirinde za mbwa. Yesu yise yamwise Herode, yamwise ingunzu ye mwene wabo w'imbwa, bifite icyo aho bahurira mu miryango yabyo iyo ngiyo. Mbese ijambo imbwa riri ahantu henshi muri Bibiliya. So byabisobanuye umupagani. Rero umupagani wabura nyine impamvu mbivuga mfite confidence nuko nta uraha, kandi niba uraha ngaha nyine uri imbwa nawe
witegure kuba umugabo ureke kuba imbwa niba uraho uri imbwa wihangana Dawidi bwana sibesa baza kuvuga ko ntukanye nta kazi kawe no bivuga kandi mfite ibyanditswe mpagazeho ndagutsinda ibiri mu isezerano rya kera niriki sibyo ngo nimbwa zitazi kumuka ntabwo muzi muri Yesaya ntabwo ari za zindi bavugaga abo bantu nyine b'abapagane badakunda Imana batanayizera ninde ushaka kuba nka Dawidi muri make Dawidi aho hantu yahavuye yambaye ubwami urabona cya gihe burya Sawuli yahise kwegura murabyumva ararizininga ari yiyambura imyenda yambika Dawudi amuha inkota amuha ibyangombwa byose Dawudi arabifata burya mu isi y'umwuka bwabaye umwami ku mugaragaro burya nibwo yabaye umwami imbere y'ingabo za Isiraheli ikibikubwira nuko akimara kuvayo kwica Goliyati ntibongeye kuririmba Sawuli baririmbye Dawudi indirimbo abagore baririmbye batarepese bose bayikiririza kimwe bavuga yuko uyu mugabo yishe ibihumbi 10 kandi yishe umuntu umwe mu buzima bwe ariko kuko umwami nyine ari we mwami ntabagomba kumuha umuntu umwe abasivile bakabaha benshi bahise byose bibarirwa Dawidi ko yarabaye umwami icyo nicyo kibikwereka ninde ushaka kuba sinakubwira byinshi Dawidi yabayemo intambara nyinshi Yohana umubatiza yari uwo kwa bishop ariko yaramanutse ajya mu butayu atangira kurya inzige no kwambara impu umuntu umwana wa bishop ukize bahaga kimwe cya 10 bikurikije amategeko ntabwo yari bishop nkatwe biki gihe nyine turi mu buntu abatanga amaturo bayatanga ku bushake kijya gihe cya 10 cyatangwaga na revenue iyo tagitangaga baguteraga mu buye umva rero Dawidi ameni Yohana yari ameze neza ariko arabisigajya mu ishyamba none ashaka Imana abayo baramutuka baramusuzugura aranyagirwa igihe cyose Mose yamaze imyaka 40 kwa Farawo amarindi 40 kwa Yetiro amarindi 40 mu rugendo ajya mu ijuru nta hantu yigeze abaho neza imyaka yabaho neza ni imwe 40 ya mbere ariko 40 yindi yayimaze ari umunyamibabaro muri Bibiliya ngo amaze gukora yango kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo Bibiliya nikivuga Mose murabyumva neza wowe urashaka kugira ngo Imana yumva Imana wumvishe Mose nawe urashaka ya gitandukanye Mose yari umwana wa Farawo murabyumva neza of course reka mbabwireho ku mateka gato Mose uriya mukobwa wamutoraguye yari ikinege uriya Farawo ntiyari yarabyaye abahungu yari yarabyaye umwana umwe uriya mukobwa n'izina rye ndagiye mbona kanyanzari babwira urabyumva neza none atoraguye umwana utagira se babonye umwana baramwadoptinga kugira ngo azasimbure se none Mose yari umwami ni wari ufite pete rya nyuma mu gisirikare cya Misiri muri uriya mwaka w'1526 mbere ya Yesu ni wari ufite pete rya nyuma muri uwo mwaka w'1526 yateye igihugu cya Ethiopia ngiyo yacu hirya yari superpower nayo nkuko wa Amerika no Burusiya arayitera Mose arayitsinda afite imyaka 40 yari umuhanga cyane mu gisirikare kandi ari wo wari witeguye kuba umwami asimbuye witwaga se arangije ngo arabyanga abona kuba kwirika umuhungu umukobwa ngo bidafite agace ngabitandukanya yumva kwabazwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yinezeza mu butunzi n'ibyubahiro byose byo mu Egiputa uwo niwe muntu tuvuga ngo mana abana nanjye kwanga ubwa perezida kwanga ubwami bwa Misiri warangiza uti mana njya neza nkuko yabigusaba kugira ngo banze umenye ayo mateka uwo ni Mose Paulo wese nabivuga muramuzi iyo avuga ubuhamya bwe mu Bakorinto ba 2:11 mu Bakonya na 2 ntiburangirayo abango umunsi umwe nakubiswa gutya ubone nakubiswa gutya ubone nanyuza nakubiswa n'abamvindi mwe nabo abo kwa bene wacu abo kwa marume akabivuga naraye hano byaje njyango mujya mubisobanukirwa atanga ubuhamya uza kwasoma avuga nk'50 bimwe ntubimenye mu Kinyarwanda bamukubise ngaba noneho mana ya bahuro mana nibyo kaza tujye tubivuga ariko tujye tumenye muzijana banje kuvuga
Daniel we muramuzi. Daniel yari afite impamvu zo kwanga Imana. Yaba ari nkange byari kungura. Buriya Meshaki, Bedenego na Sadoraka na Daniel bagiye bafite imyaka 18 ari abana b'ibwami. Bagezeyo abakarudaya barabakona. Gukona murarizi. Iryo jambo muraryumva? Barabakona. Buriya bari inkoni. Bafite imyaka 18. Niyo mpamvu babahaye inkoni barinda mugenzi wabo. Niwe wari perezida wabo. Bakoraga biriya barabaye gutyo, ariko bakavuga ngo uko bimeze kose tuzakomeza kubaha Imana. Ari wowe byo wakomeza bavuga ko itakwanze, ariko bo barakiranutse. Ageraho Imana ivuga ngo umugabo ukundwa. Ntibivovose, ntibavuze ngo Imana uraduhemukiye, ko bari bazi neza. Niwe wandika mu gice cya 12 bavuga ngo abahinduriye benshi ko abakiranutse bazabagirana. Ibyo nibyo bahisemo. Mu gice cya 3 bakavuga amagambo akomeye bavuga ngo naho Imana yadukiza ariko naho itadukiza. None rero wowe niba ibyo bibazo bishobora kugera ku muntu akihangana, wowe gusa byonyine gusa umuntu yagusaba umunyu ugura 1,000 cy'amaganda sinzi naho ko babibara, warangiza ugasanga wageragejwe, wangiza ugasenga ngo Imana ikugeneza nka Daniel. Imana yabibise kuko hari aho bari bashingiye. Nehemiya we muramuzi. Nehemiya yavuye ibwami ajya kubana n'abacakara, abantu batazi gusoma no kwandika, gukaraba bibagora, ajya kubana nabo mu nkambi. Yari umuntu umwami wa Babuloni wa Irani, umwami wa Irani nibwo buperezi bw'uyu munsi, niho yari abungirije. Wewe warangiza uti Imana ya Nehemiya. Ubwo ndashaka kubabwira mwebwe mugomba kwiga abo ngabo mwambwiye. Petero muramuzi yasize byose. Timoteyo muramuzi yajyanye na Paulo ntiyagaruka, ntiyanivovota. Kerebu yavuze amagambo adasanzwe, amara imyaka 80 bataramuha ibyasezanijwe, akomeza arihangana. Mu myaka 40 baramaze gufata igihugu ntago yigeze atongana. Ntago mubizi arimo kuvuga ngo cyagihe hashize imyaka 40 kuntu twavuye gutata n'ubu niko bimeze. Ntago yavuze ngo twari kumwe turangana ngo arwanira amadaraka. Rekata umugabo yaratuje abibwira Yoshua yitonze, ariko twebwe tuba turi hatari tugakorana campaign, tugakorana propaganda, twarangiza ngo Imana ya Kerebu. Debora muramuzi, ni umugore udasanzwe watwanijwe muri Israel kurusha abandi. Joseph we muramuzi ni hatari nawe, ntago mumuzi. Joseph wateye ubwoba aba bantu bose nako murabazi. Witwa Rusi warayenza aba bose twavuze, umumowabukazi. Uzi yuko Orupa yamutaye neza, naho makamunga ate kwakurikiye mugenzi wanda akavuga ati mukecuru noneho bigeze kamwihanize. Twakomeje mvugana n'amabukwe nk'umubyeyi, ariko ngiye gukoresha imbaraga kuva nonaha. Ntuongere kunyinginga ayo magambo akavuze, ntuongere kuyambwira. Ararakara umukecuru arikanga. Ntugati kuva nonaha. Kandi yari arimo kuvugira mu nyungu ze. Avuga ati wowe manuka ugende wishakira umugabo wanyu mama wabo. Ntago Bisiraheli ntawe uzabona ugushaka, kuko mu Bisiraheli hari itegeko itavuga yuko ntawe ushaka umuma wabo. Abamo wabo cyari ikizira muri Isiraheli. Rusi iminsi yamaranye nabo aba yamenye neza ibintu amateka. Abamowabu bari baravumwe imivumo yabo ayizi. Abisiraheli bari abanyamugisha ayizi, ubwo bwoko abuzi. Noneho ntago yakundaga Rusi, ntago yakundaga Nawomi, ko mu byatumye mu bintu yagaragaje Nawomi ntarimo. Yaravuze ngo Imana yawe ni izaba Imana yanjye, si Rusi. Ubwoko bwanjye nibwo buzaba ubwoko bwanjye, igihugu cyawe nicyo kizaba igihugu cyanjye. Ibyo bintu bitatu nibyo byatumye amukurikira, ntago ari Nawomi. Nawomi ntago ari muri ibyo. Icyatumye amukurikira na ubwoko bwawe, igihugu cyawe n'abantu bawe. Urabona neza ukuntu ntago Nawomi yararimo. Wowe amuga ati ibyo gushaka no kurongorwa ibyo bireke, nta mpamvu yabyo. Icyo ushaka ni igihugu n'ubwoko n'abantu bawe, ni Imana yabo. Imana, igihugu n'ubwoko, abantu. Ibyo bintu nibyo narabimenye neza, ntago uri bunsige. Ibyo abagabo bireke,
rero iyo wahisemo neza Imana iranakongeza. Agezeyo babantu Rusi yabaye mwiza muri Seheri, uwitwa Bowazi agiye gushaka babona niwe mugeni uri muri Seheri wenyine, bibagirwa ko ari umumowabu. Barabyiyagirwa umuntu wahisemo neza wifatiye ubwene gihugu bw'ijuru buryo Imana ntiyamwirengagiza, isigara idagikurikiza amategeko. Bwana sifesana, haleluya. Imana amategeko y'abamowabu irayihorera. Ariko ikindi nyine nanone wenda mbibutse, hari amategeko ya Bibiliya ntago abareba Imana. Murabyumva? Buri hari amategeko ya Bibiliya ntago abareba Imana, abareba twe. Imana yaravuze ngo ntukice, sibyo? Ntiyavuze ngo ntukice? Ntabwo yavuze ngo ntitukice, we ntabwo yayishyizemo. None iyo yishe ntiba yishe ko nta urayibwira ngo ntukice, nta urayibuza kwica. Urayumva? None ko yivuze iravuze nitwe yabwiye ngo ntutukice. Iyo twishe tuba dukoze icyaha kuko hari wabitubujije. Iyo rero nta urayibwira ngo ntukice, kandi yavuze ngo ntitukice ngo nayo ibyishyiremo. Rero iyo ntijya yica. Urayumva neza? Kuko icyaha ni itegeko, kandi iryo tegeko nta urayiriye. Niyo mpamvu yo kuri yitajya yica. Niyo mpamvu rero no kurongora umumowabu yabibujije bisaye ko iyo yamuguhaye nta cyaha kiba kirimo. Iyo kuko nta tegeko riyigira, riyigenga, ni sovereign nyine muri ubwo buryo. Bwana sifesana, haleluya. Ndashoje aho ngaho, iyo topic ndayishoje. Ndashaka abantu nituzajya tujya dusenga bango Mana ya Abrahamu na Isaka neko ujye wibuka urugendo Abrahamu yabayemo. Nsoza ko gatopiki mbabwira ngo umwanditsi w'Abaheburayo yavuze amateka isezerano rya kera ryose, yandika abantu bose, arangije ku murongo wa 12 igice cya 12 umurongo wa 2 abantu nubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana baryo. Igicu cy'abahamya nabo bantu bose babaye mu gice cya 11 ko yahereye kuri Abeli ageza kuri Maraki. Abo bantu bose bavuga mwambwiye, abavuga ibigwi. Hari umurongo wa 13 yari yavuze ngo abo bose bari bafite ubushobozi busubira iyo bavuye, ariko bahise babona yuko isi arimo nk'abahisi n'abagenzi, bahitamo kujya batumbira gakondo irushaho kuba nziza, bahitamo aheza haruta kuba mwiza. Mwisi ni imyaka 100 yibaye myinshi waramye cyane, ariko umwanditsi Dawudi yaravuze ngo yose tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Mwisanga buri gihe umuntu apfuye turababara tugira ngo arakenyutse. Niba ufite 80 turababara, nimujya mubabara nimubibona. Ariko uyu munsi twese wageze 80, reka nkubwire, Metusela yamaze imyaka 969, niwe muntu muri Bibiliya waramye cyane. Yohana amara imyaka 31, bose barapfuye. Urusha undi ninde? Oyo urusha undi ninde uyu munsi? Uruta undi ninde? Bose barapfuye. Ntabwo byumvise. Umwe yamaze imyaka 31 ndetse anavugwa cyane muri Bibiliya, Yesu aranamuhamya. Undi umuntu, reka mbabwira akantu kajya kanambabaza. Umuntu waramye cyane muri Bibiliya avugwa mu 30 ya Bibiliya gusa. Umuntu waramye cyane muri Bibiliya imuvugaho mu 30. Story ye kabirarangiye. Kandi vuga imirimo 2 yakoze. Nikubwire, uwa mbere ni ukubyara, uwa kabiri ni ugupfa. Iyo mirimo niyo uwo mugabo waramye cyane yavuze. Aba ngo ayibyaramwe abahungu n'abakobwa arangije arapfa. Nibyo bintu bibiri bamuvugaho. Ariko hari waramye imyisi 30 imyaka 31. Yesu arangije amukoraho ikiganiro, amukoraho topic. Aravuga ngo mubabyawe n'umugore ntawungana nawe. Urabyumva neza? Rero hari ibyo dukeneye kumenya. Aba bantu baramye cyane. Dawudi yamaze imyaka 68 arasaza. 68 gusa. 970 avuga inshuro 973. Metusela waranye imyaka myinshi uti y'abandi, avuga inshuro zitarenga 5 muri Bibiliya. Avugwa muri Matayo, amene muri Luka, akavugwa mu Ngoma, akavuga no mu Gutegeka kwa 2 cya 5 mu 25. Avuga izina rye rizamwe inshuro zitarenze 5. Undi zivuga inshuro 900. Waramye igikenewe n'iki? Ariko akahubwa nyuma y'imyaka 1000 Pawulo arimo kwigisha ahantu mu Burayi. Yaravuze ngo nuko Dawudi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira.
ntago iryo jambo Metusela rigira. Batubwira ko yabyaye abahungu n'abakobwa agapfa. Imana ntabwo iri mu nyungu zo kurama kwawe, iri mu nyungu zo gukora ubushake bwayo. Haleluya. Yarangiza ukazarema kubw'inyungu zayo, nangwa ukazataha vuba kubw'inyungu zayo. Bwana sifesana. Haleluya. Twabayeho kubw'umugambi w'Imana, ntabwo twabayeho ku bwacu. Turiho kubw'inyungu z'Imana, kandi akambabwisobanura kakara. Imana ikunda inyungu. Ni Imana ikunda inyungu kurusha abacuruzi wabonye. Imana ikunda inyungu. Kubera inyungu zayo, umuntu ashobora kubabara imyaka 100 kubera inyungu zayo, akababara. Wowe ujye ushima Imana ko yakuremeye mu zindi nyungu. Sinzi niba unyumvije. Ishobora kukuremera, no inyungu zawe ari ukuyihimbaza, ahubwo ikababazwa nuko utabikora. Hari umugabo wavutse ari impumyi. Barangije bamubaza niba ari we cyangwa ari ababyeyi. Yesu agiye gutanga igisubizo aratanga ngo ni Imana. Kubw'inyungu zayo ngo yabikoze gutya kugira ngo inyungu zayo. None ubu wakaba ufite akabuguru kareba inyuma kubw'inyungu zayo. Rero kuba katareba inyuma ujye ushima Imana. Irimo kugushakira mu zindi nyungu. Wanda yaza gucana inyungu z'Imana. Ukanona ubwo biba ari inyungu z'Imana. Ukanona ateye ukuntu. Ubwo ibyo byakozwe kubw'inyungu zayo, kandi ifite aho yungukiye wowe utazi. Ukanona aza gucana ntagira furemu nazo. Ubwo ibyo ni inyungu zayo, ifite aho yungukira. Wowe rero kuko utahazi ukora indi mibare ukabona ntibyari bikwiye kubaho, ariko waremye kubw'inyungu zafite aho yungukira. Nta kibazo bimutwaye kasita yunguka. Burya no guhagarara ukamureba ukamara iminota 5 ntabwo urabona umuntu aremye nabi, ibyo twita nabi. Wamujyaho ugahagarara ukabanza ukamureba ukamugibaza, ubwo izo ni inyungu z'Imana. Ibyo ngibyo ni by'Imana yari ikeneye kugira ngo numugera uhagarare urangare. Nyine ni design, urabyumva? Ni design y'Imana yashatse kugira ngo ireme, none uzahagarare. Niba abantu bose bagucona yagira uhagarara, urumva Imana hari ishobora kuba igufitiye ahandi. Ariko niba umuntu urumva umuntu, haleluya, Bwana sezana. Nta kintu Imana yakoze mu makosa. Bibiliya avuga ngo buri kintu cyose irangije avuga ngo ni byiza. Niba inyanjonjorerwa ni byiza, n'ingagi ni nziza, na bya bindi twebwe twita bibi. Bibiliya itangiye avuga ngo nuko irangije ibona ni byiza. Wowe ubwo ubyita bibi, yo yabonye ari byiza. Ubwo rero naba bubuguru bumeze gutya ni byiza, nabameze gutya ni byiza. Imana ni hatari. Bwana sifesana. Haleluya. Ako sabananye muze kurara hanga mbabwire. Narara hanga nkakomeza nkavugageza mu gitondo. Ariko bawutuko baba bari bupfe. Yo Pawulo avuze kugeza nijoro bawutuko barapfa. Ubwo rero sindi bugezeyo. Bawutuko barapfa. Yesu ashimwe cyane. Imana ni nziza. Haleluya. Imana yigeze kurema abakobwa babiri bavindimwe. Ibarema mu buryo butandukanye. Leya yarebaga imirari, yaraguye no kumashyiga. Rasheli yasaga n'uwiremye. Urumva abakobwa babiri? Rasheli yasaga n'uwiremye, Leya areba imirari, kandi bavindimwe. Noneho muzehe nawe akora propaganda y'umukobwa we yarazi ko afite ikibazo, aramuteruza amushingira ku ngufu. Umungu yagiye kubimenya asanga byarangiye. Urumva? N'umujinya mwinshi araza tusamuzeho ibyo wankoze n'ibiki. Ndamuga ati niki wacu tubigeza ntabwo tujya dushingira umutoyo mukuru ahari. Abaramutsinze. Biramucanga. Ariko Imana yari yabikoze nyine ishaka gupangira umuntu yaremye. Umuntu yaremye wese ni iramupangira. Ibipangiye. Noneho Imana ikora imibare. Dawudi uriya mugabo ninde hajya? Yakobo ahita apanga kongera gushaka uwo yakundaga. Aratangira imyaka 7. Ariko Imana ibona yuko guha agaciro ntabwo rero bamwangira ibintu yihaye, baramwangira ibyo atihaye. Kuko se wihaye imirari, sibyo?
noneho imana yabimuhaye irapanga iravuga ati rero uyu mwana wanjye naremye gutya akaba bamwanze reka nze mushyire ku isoko. Irabikora. Imana ni hatari. Iragenda uwo Yakobo yakunze Imana iramutwara mu bitaro byo mu ijuru imushyira muri wonapo. Irarukanangira. Noneho Leya akabyara ubutwera kandi icyo gihe bari bakeneye abantu. Leya arabyara buri mwaka yarabyara. Ayewe ntago wari uhari. Rasheli nawe ruranga araraguza ruranga araterekera ruranga yikorera ibigirwamana biranga. Imana nyine yarabirangije. Ariko cyatumye bikora ni iki? Yashaka guha agaciro Leya. Yarizi yuko nabyara Leya atazagira agaciro kugira ngo Leya rera b'umugore Imana yihesha icyubahiro uwo yabyaye uwo yaremye ikamuhimira ari murengere imuha kubyara. Uwabonaga zabuza Leya amahoro imufungura ubyara. Noneho rero Dawudi agakunda Leya akunda Rasheli aho bakoze ubukwe akagendana na Rasheli. Ako yashaka gutuma umuntu ku isoko akajya kwa Leya. Ubwo wari mwiza ninde? Mwiza ni Imana ihita ipangira Leya gutyo. Nimbira ari nyine ariko abyara abayuda abyara abana abihungu gusa. Bibiliya itubwira abahungu bageze kuri 6. Buriya hagati harimo abakobwa ariko ntituzi umubare wabo. Batubwiye umwe witwa Dina wari umukobwa mwiza cyane kandi wabyawe na Leya. Urabyumva neza? Imana ihesha agaciro Leya gutyo. Rero izubwenge kandi ihesha agaciro abo yaremye. Neza reka nkubwire Imana ni hatari. Leya yarabyaye azana n'abagaragu be barabyara abaje. Ayiwe abo umugore w'icyubahiro nuzo rero nagira umwaga nyine nasharagira umwaga bwa buyobe buragenda burashira ararangira. Mu bukecuru bwe Imana imuha Yosefu. Iravuga iti ko umugore ubwe yabyaye noneho nakomeza kubyara Leya azapfa ubusa. Imana abyaye arimo kubyara Benjamin. Imana imumaramo umwuka kugira ngo Leya b'umugore. Arigendera. Umwana arerwa na Leya. Urabyumva? Imana nuko ibigira Imana iduha agaciro ko nayo turemye kubw'inyungu zayo. Ibintu byose bikora mu nyungu zayo. Turi abantu Imana yaramye kubw'inyungu zayo. Turiho kubw'inyungu zayo uko ubuzima ducamo ni inyungu zayo tureba inyungu zayo. Abantu baca mu bijyagezo kubera inyungu zayo. Bwana sifesa. Haleluya. Ari ibintu byinshi nababwira ariko mu mutwe wanjye habamo ibintu byinshi kandekeraho. Reka nsubire kuri wa murongo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana sifesa. Uri inyungu y'Imana. Nuzajya uhaguruka ugiye kuririmba. Jya uririmba nk'utazongera. Menye iki Imana yakuremeye. Imana yako tuyemereye kurya niyaturemeye icyubahiro no kugira ngo batuvuge. Urayumva? Ibintu yaduhaye ntabwo yabiduhereye kugira ngo hari ijambo namenye. Kwishyira hejuru ni iki? Gushyirwa hejuru. Icyaha no gushyirwa hejuru nangwa no kwishyira hejuru. Ntukishyire hejuru nitugushyira hejuru uzihangane ntuzabirebe. Kandi ntimuzatinye gushyira umuntu hejuru. Ahubwo ikibazo n'uwishyirayo uzabaye umuntu wishyira hejuru ntagahangana na shitani. Nta nubwo Imana ituma abamarayika niyo yimanukira kwishyira hejuru. Kuko yaravuze ngo ndwanya bibone. Iyo igeze ku muntu wishyira hejuru ntago ituma Yesu ntituma abamarayika ntituma shitani. Niyo yimanukira mu gahangana. Ubwo wowe wemeye guhangana nayo ntuzishyire hejuru. Bwana sifesa. Haleluya. Reka turekeraho usoma icyanditswe vuba vuba. Harabura iminota mike nkarekeraho. Nangwa yageze. Mu ndebera bazi kureba. Haleluya. Gira vuba vuba nsomera soma. Ni mu Baroma 2:7. Abaroma 2:7. Bibiliya yavuze ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Haleluya.
ndacyari ku ijambo umugambi w'Imana. Hano Pawulo kumugorana ababwiye arimo ageze kuri ano magambo, adusobanurira amagambo ateye ubwoba. Ubwiza sibyo dushaka abantu hano kwisi, icyubahiro no kudapfa. Bana sivesana. Hari abana bitwa ba misi bajya babatoranya ariko wajya kureba ukabona bababeshiye, sibyo? Ntumenye ibyo bashingiyeho. Nkatwe b'abasivile ntitumenye ibyo bashingiyeho, sibyo? Ariko mwese bagira ba misi, ariko wajya kubareba kuko bareba imibiri inyuma, kandi n'ababireba baba bari corrupt. Hari igihe bashingiye ku cyene wabo bagatoranya abo badakwiye gutoranya. Ariko cyane cyane sinshaka kubitinda kuko sinzi aho bayera. Ibyo bintu ntabwo ndabyigaho cyane, nanze kwirwa mbyinjiramo. Ariko mbona abana ukuntu babi amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye niyanze umurongo wa 13. Ariko umutware w'ibwami uberesi amara iminsi ambuza nyuma ikayeli umwe mu batware bakomeye aza kuntabara. Rekeraho wenda Bwana sivesana. Anga nashatse kubasobanura ngo hano kugira ngo dutsinde duhanganye n'ibintu bitatu. Itangiriro, igifaransa isi yitwa ngo iki? Isi mu gifaransa isi mondiale bisobanura iki? Monde ni iki? Monde ni isi. La monde ni le monde. Monde ni masculine nangwa ni feminine? Okay. Yes ashigasha. Dufite no la terre na la monde bitandukanira he? Mumbwire vava amasaha iminota yanjye irashize. La terre ni ubutaka, la monde ni isi yose. Nisi. La terre ni planète. Isi yose ubwo ni iki? Kuri ya la terre. Isi n'abayituye. None yo yuvuze universel. Universel na monde. Okay. Okay, kwa amasaha reka mbigabanye, sinashatse kujya kuri. Bwana sivesana. Isi rero iyo tuvuze ijambo isi tuvuze bisa gusobanura ariko isi ziri mu bwoko butatu. Mbere na mbere Imana yaremye isi, mu gifaransa ni ngiki? Ni commencement God Dieu a créé la terre. Ni la terre. Noneho Daniel Yesaya yaravuze ngo isi iranyeganyeze. Ni iyi la monde nangwa la terre? Mu Kiswahili dufite dunia na ulimwengu. Ulimwengu. Hapo mwanzo Mungu aliumba nini? Bingi na nchi. Alizivuga nchi ariko ubundi ni dunia. Yesu ashimwe cyane. Kuko yuvuze nchi ubuvuze igihugu cyangwa ubutaka. Haleluya. Hano ndimo gushaka kubabwira ngo turi mu isi itubuza guhitamo neza. Dufite isi eshatu. Dufite isi irimo umuceri, irimo ibishyimbo, irimo inka, ariyo isi y'ubutaka la terre, dunia. Noneho tukagira isi y'abantu, ariyo Daniel arimo kuvuga igize ite? Irimo kunyeganyega, inyeganyezwa. Ntabwo iyo bavuga ngo isi bava isi y'abantu, urimwengu ni isi y'abantu bitandukanye n'isi y'ubutaka. Iyo tuvuze dunia nangwa la monde tuba tuvuze isi y'abantu. Ubu isi y'abantu systeme bitandukanye na terre, kuko la terre isi ya planete ahantu Imana yiremye. Mabizi isi irizenguruka, yarangiza ikazenguruka izuba mu minsi 365. Iyo ikizenguruka gutya amasaha 23 n'amasegonda 56. Ntago babyuziye kugira ngo iseho haba habure amasegonda 4. Amasegonda 4 yajya akora umunsi wa 4, umunsi nyuma y'imyaka 4. Nibyo bituma isaha umunsi nyuma y'imyaka 4 ukwezi kwa kabiri kugira amatariki 29.
ni amasaha ane ni amasegonda nagenda ahora asaguka buri munsi nyuma y'imyaka 4 bigakora umunsi. Urabyumva neza ukuntu Imana yabisetinze kera ibikora ntago birahinduka ntagira kuri abiti ahisinyura ntirayoba ntiratindaho ntiragabanya ntiranongeraho ngo yihute cyangwa igabanye kuviremwe. Isi yigeze guhagararaho gatoya gusa igihe cya Yoshua irongera isubiraho inyuma y'imetero 15 isi niyasubiye inyuma mu gihe cya Hezekiya. Nibyo bihe byonyine gusa mu mateka yayo kubw'itegeko ry'ijuru yigeze guhagarara amasaha 28 ihagarara hamwe itagenda. Igihe kimwe cya Yoshua irongera isubira inyuma metero 15 mu gihe cya Hezekiya. Nicyo gihe cyonyine ubundi isi ntago igitaneti waka ntijya yizunguza ntigivaho kuri wa murongo. Byabayeho kabiri mu mateka yayo. Iyo ni isi latere. Isi y'abantu rero niyo izengerera niyo yizunguza nitwe tumanuka tukazamuka tukavuga tugakora ibidakwiriye. Niyo mpamvu Yesaya yagiye kubonabona turimo kujya ingiye tubugingi dukata tuzamuka. Bwana sibesana ari igihe kenshi uvuze ibintu by'amasayansi bamwe batabyumva ariko mujye mwihangana buri hawari nk'ababyumvishe kandi bashobora kuzadufasha mu gihe cy'imbere. Haleluya. Isi irazenguruka ariko ntago twabivuga muri rusange ngo turi bubyumve kandi ntago twabisobanura. Ariko isi iragenda ku buryo ifite umuvuduko ku munota w'ibirometero 18. Ubu ngiyi isi turimo kugendaho iyi ngiyi irimo kwiruka izuba ntirigenda hagenda isi. Yoshua yaravuze ngo Mana hagarika izuba Imana ihagarika isi. Ariko Imana nta kibazo cyatwaye yari niko Yoshua we yarabizi. Bwana sifesana. Noneho umwanditsi rero isi iradandabirana. Murumva isi iyo turi ukuntu imeze iradandabirana. Iyo rero ni igitubuza gushakisha bya bindi dukwiye gushaka. Igenda idandabirana none uko kudandabirana gutuma tudajya kuri network kuko iraduhetse. Isi y'abantu iradandabirana noneho duhora tutabona gushaka bwa bwiza n'icyubahiro no kudapfa ahubwo isi kubera kudandabirana ihora duta network ihora ituzunguza. Noneho kugira ngo duhetswe n'umusinzikazi duhetswe n'umusinzikazi udashaka kugenda mu nzira atunganye ugenda. Noneho kugira ngo dushobore kuyigendamo neza ni tekinike biradusaba izindi mbaraga kuko isi irasinze. Isi irasinze, isi yuzuye irari, isi yuzuye ibyifuzo, isi yuzuye ubuzima, isi yuzuye inyigisho z'ibinyoma, isi yuzuye ubuhanuzi dukeneye ku buryo turi aho ngaho twataye network. Kuko ubu ahangaho wajya gusenga ukavayo udasenze, wajya mu masengesho uhuye n'abandi bakaguhanurira ibinyoma, wajya haguruguru bakakwigisha ibinyoma. Isi irasinze bituma ibyo dushaka gukora tutabigeraho kuko duhetswe n'umusinzi. Isi y'abantu irasinze iradandabirana niko Yesaya yibonye. Rero tugomba kumenya yuko ibyiza n'icyubahiro no kudapfa kuzabigeraho bigusaba gukoresha imbaraga. Ni tekinike ugahagarara mu muryango w'umusinzikazi mu mugongo w'umusinzikazi ukavuga uti ngomba kuzagerayo. Duhetswe n'umusinzikazi ubu turi ahangaha duhetswe n'umusinzikazi. Niyo mpamvu kuvuga ukuri bitunanira, guhagarara neza bitunanira, gukora ibyo dushaka bitunanira kuko tuba turahika dutwara hirya kadutwara hino, tuba mu madiro, tuba mu bindi bintu bitari byo. Ko duhetswe n'umusinzikazi. Jya ucunga neza uhetswe n'umusinzikazi. Isi ya gatatu ni isi y'umwuka. Ariko dufite isi ebyiri zituzonze kandi isi y'umwuka nayo ntiyoroshye. Danieli arabwirwa ngo igihe wasengaga warumviswe ariko abami b'abaperesi n'abamede barampagaritse. Iri jambo ni jambo wenda utapfa kumva neza. Iyo uryumva we ujya abamarayika bahuriye he n'abami b'abaperesi bahuriye he? Uratekereza yuko abami b'abaperesi nibo bazamutse bajya gufunga amasengesho? Baraza reka mbasobanurire. Amasaha aragiye ngiye kwiyongezaho iminota 5 sibyo? Nyongereho
mumbabarire mudatamuka mbasabye imbabazi. Abefeso 6:12 uzi gusoma vuba niyihute mbibasobanurire noneho ndangize. Yego ko habuze 6:12 Abefeso. Bibiri iravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi. Soma neza abatware n'abafite ubushobozi. Abakabiri n'abafite ubushobozi. N'abategeka isi y'umwijima. Abafite ubushobozi. Abategetsi isi y'umwijima. N'imyuka mibi. Imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Nangwa se mu kirere. Ariko amajuru ni 3. Murayibuka? Ari ijuru rya mbere n'irya kane n'irya gatatu. Irya mbere ni iki kirere, icya kabiri ni ahantu hatagera irya kabiri ni ribamwe aho gravity ribamwe inyenyeri n'izuba zabigenda. Irya gatatu ni iry'Imana. Noneho rero imyuka ikorera muri rino juru rya mbere. Niyo bavuze mu mwanya wo mu ijuru hari ijuru rya mbere rya kane n'irya gatatu. Imyuka rero ikorera muri rino juru, ntago ikorera ku butaka, ntihinga nticuruza, ntabwo ikorera mu kirere. Niryo juru rya mbere, ijuru ry'inyenyeri n'izuba hamwe n'ijuru ry'Imana. Ibyo nabyo nzabivuga ubutaha. Hano yasashibe cyane. Pawulo arimo kwandikira Abefeso arababwiye ngo tubaho dukirana. Iyi topic yeka nzayisubiraho. Ntabwo tubayeho ubuzima bukirana. Niyo mpamvu nushaka kubaho ubuzima ukajya ngo ubukristo ni ikintu wicara ugatuza, ntabwo uzajya mu ijuru ndakurahiye. Ubukristo kuzajya mu ijuru nuko uzaba watsinze wrestling. Nukuvuga ngo urakirana ugategana. Turi mu isi yo gutegana no gukirana no guturana hasi. Hari umugabo umwe wigeze kwitura hasi ariko akomezanya ibyiringiro by'uko atari butsindwe. Muramuzi? Oya ntabwo nagiye muri Bibiliya ko nta gatabo kataka Bibiliya. Ni Mika muramwibuka? Mika yaravuze ngo wa mwanzi wowe inyishima hejuru kuko niyo ntago yarakiranye aramutega yitura hasi. Ari hasi yamufashe ngo tabati wa mwanzi wanjye winyishima hejuru. Yari yakiranye yaguye. None aravuga ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru kuko turi mu isi ntidukirana n'ifite inyama n'amaraso. Reka rero nkubwire injiji zo mu isi. Yongeranye ikibazo na Kefa mpita mbona Kefa kuko ntago ndebera mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka nkwiye kujyana ikibazo na Kefa nkamenya ko atari we. Ntago munyumvishe. Kuko turi abanyamubiri uhita ufata Kefa ukamuterura ugatura hasi nangwa ukamuvuga. Kuko turi abanyamubiri ntituza abo dukirana. Pawulo avuga ati ntago dukirana abafite inyama n'amaraso. Nubona wahanganye n'ufite inyama n'amaraso uzamenya ko wataye network. Umuntu nakuvuga ukabyimba amata muzamenya ko wataye rezo. Urugamba rwakunaniye kuko ntidukirana nabo. Ntidukirana n'ibidafite inyama n'amaraso. Noneho ugasanga wahanganye na mwene so nagutukuza. Yesu yari umuhanga cyane. Yigeze kuba agenda Petero amubwira ibintu nanjye yamuga ati inyuma Satani. Satani amuvaho aragenda ko Yesu agendana na Pawulo na Petero. Baragendana. Kuko Yesu yarebye inyuma yarebye yarazi uhanga umurwanye. Ntago ari Petero ahubwo ni cyari inyuma ya Petero. Rero natwe ntiturwana afite inyama n'amaso. Nubona wahanganye n'umuntu ujye umenya ko wataye urugamba. Ujye uvuga uti natsinzwe. Kavuga ngo yaramemukiye ntago ari we. Yagoye mu cyagushaka hiki. Ntacyo yagushakagaho kuko sibuhanganye nawe. Ahubwo watsinzwe watezwe witiye hasi urimo kwigaragura mu byondo wabiriye byaguciye mu mazuru. Kone urugamba. Ava ngo ntiturwane ifite inyama. Kuva uyu munsi umuntu ugohemukiye uzamubabarire ntago ari we. Urumva umuntu nagutuka ati wamushenzi we uzavuga uti nta kibazo icyo kintu uzakirane nacyo gitsini. Ntago tubayeho ubuzima bw'umudendezo, tubayeho ubuzima bwo gukirana. Manyuma neza kuzajya mu ijuru rero nuko twanesheje ibyo dukirana nabyo. Turakirana turarwana. Okay. Hari diamond ziri mu bice bine.
ubwami bwa shitani bukora mu buce. Icyambere n'abatware, icyakane n'abafite ubushobozi, abagatatu n'abategetsi, abakane ni imyuka. Ibintu bifite ranka zitandukanye. Abatware ni komite ya Satani ikorera ku isi yose, ikorana na shitani irimo high command. Shitani n'andi madayimoni amwegereye. Urumva? Noneho abafite ubushobozi ni abadayimoni bakora ibitangaza. Mujya mubona ibintu by'abantu bakora ibitangaza agakubita inzo, umuntu akaba yakubitisha abandi nkuba. Murabizi? Mbese ukabona umuntu nyine yakoze ibintu nawe ukikanga. Nka bimwe abanyegiputa bakoze bahindura inzoka inkoni. Bene ibyo ngibyo bikorwa n'abadayimoni bari mu rwego rwitwa abafite ubushobozi. Abafite ubushobozi bashaka kukurwaza bakakora ibintu, bahindura amazi divayi nabo bakora ibitangaza. Umuntu yagukiza kanseri ugakira atari Imana, kuko ni imbaraga zikora ibitangaza. Abafite uwo ni umutwe wa dayimoni ukora ibitangaza n'imirimo idasanzwe. Seba kugendana bashobora guhindisha inzu kizunguza. Uranyuma neza? Ibyo ngibyo biri muri Bibiliya byigeze gutera Eliya. Eliya yigeze kuba arahategereje Imana, agiye kumva yumva umuriro akubise, yumva imisozi irimo, abanga Imana iraje, ageze yasanga ntayirimo. Hashize akanya agiye kumva haza ibindi, n'inkuba zakubita aravuga ati Imana iraje, asanga ntayirimo. Ni bene izo mbaraga. Zimwe zijya zikubita tukibeshya ngo Imana ibirimo, warangiza ukabikurikirana kandi itarimo, ko ntituzi bugenzuzi. Benshi niyo mpamvu bayoba, ugasanga babaye abapfumu, babaye captured, bafashwe. Abagatatu n'abategetsi n'abangaba rero bayobora ime. Buriya Kongo urayibona ifite umudayimoni ubihagarariye, ku buryo yugeze muri Kongo gutya, immediate hari ubuzima, hari spirit yindi winjiramo itandukanye niyo uvuyemo mu Rwanda. Kubera yuko umuyobozi wayo ku rwego rw'igihugu abatandukanye n'umuyobozi wayo ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, akaba atandukanye niwe Burundi, agatandukana niwe Uganda. Niyo mpamvu behavior, imyifatire y'ibihugu idasa, kuko abayobozi abategetsi b'ibyo bihugu mu isi y'umwuka baratandukanye. Tuba kugendana. Niyo mpamvu ibihugu bitagira spirit zisa, ntibihura, kubera yuko abategetsi babyo mu isi y'umwuka, hari n'abayobora intara, hari abayobora uturere, uko abayobora imirenge, abayobora utugari biba bitandukanye, nibo bitwa abategetsi. Satani ibyo bintu yarabikoze, iyo administration iriho mu buryo bwa Satani. Noneho yumanutse dufite imyuka. Iyi myuka rero nibo basivile tubona abo badayimoni, nibo babandi turamya nangwa twasirimba ukabona bateye induru baragiye. Nibo abandi boroshye, nibo abandi dusenga, nibo abandi duhimbaza, nibo abandi twirukana tutiyirije ubusa. None iyo byageze mu batware no mu bafite ubushobozi, niho Yesu yatubwiye ngo nibigeraho ngaho mujye mwiyiriza ubusa. Naho imyuka dufite ubushobozi gusirimba gusa keyboard yavuga bakagira ubwoba bakigendera. Ayo ni imyuka. Imyuka murasirimba neza mwukuza umwuka wera bakagena bo bakivanamo. Ariko iyo byageze ku batware bisaba kwiriza ubusa. Iyo byageze ku bategetsi bisaba kwiriza ubusa. Iyo byageze ku bafite ubushobozi bisaba guhangana. Iyo ni imitwe y'abadayimoni ntago nshatse kubivugaho cyane. Ariko nashatse kuvuga ngo kugira ngo tuzagere ku rwego rwo ku ubwiza, icyubahiro no kudapfa, tugomba kuba tuzi ko tugomba guhangana n'ibyo twabitsinze. Igihe tutabitsinze ntaho tuzajya. Rero tubayeho ubuzima buhanganye. Ntuzabeho mu Bukristo ubukristo buri aho ngaho gusa wica ukaza ugasenga, ukabona wasenze, ukabona wagarutse, ukabona no kwa gatandatu wagarutse, ukabona ku cyumweru waje, mbese ukumva nyine uzacunge neza bushobora kuba atari bwo. Reka mbabwire, nubona hari ubukristo urimo ukabona ku cyumweru waje, mbese bavuze ibintu mbese ubizamo gusa nyine, ukumva nta kibirwanya, ukumva urabohotse, uzacunge neza ushobora kuba atari byo urimo. Kuko batubwiye yuko duhanganye, nubijyamo neza bizakubwira yuko uzahangana. Nuguhangana dukirana n'ibifite n'abatware, abafite ubushobozi, abategetsi n'imyuka. Ibyo bintu nuguha turakirana.
noneho twarangiza tukazabona ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Ibyangaha nababwiye ntubushakire mu mavuta, simbabaje kuyisiga, ariko amavuta umenya ko atazana ubwiza ushaka. Ubwiza bavuga ni ubw'ubugingo buhoraho, kandi tuzabona kubera ko twakoze ibyiza, twatsinze urugamba. Haleluya. Reka soze ijambo rimwe mvuga ngo Yesu mu izina rimwe. Yesaya n'abantu zavuze ngo ndi Uwiteka, Uwiteka nyiri ingabo. Zicyo bisobanuye ingabo, bisobanuye iki? Ijambo ingabo, nyiri ingabo bisobanuye iki? Nyiri ingabo bisobanuye umusirikare muri make. Noneho umuntu yizeye Kristo aba abaye umusirikare, bo winjiye mu gisirikare automatique. Yo wije Kristo, kuko Yesu yaravuze nje kubera umugaba, ninjye mugaba w'ingabo. Yavugaga bande? Abisirayeli bose n'abagore n'abagabo bari abasirikare. Noneho rero Yesaya, Yoshua wari wizeye ko agiye kubayobora, arabwirwa ngo no, ni njyewe mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Rero Yesu abamukurikiye nta musivili ubamo, n'Uwiteka nyiringabo. Aravuga aya magambo ngo ubwo rero impamvu niki ayoboye abantu birirwa bakirana baterana ibipfunsi, bategana baturana bahaguruka. Niko Pawulo nibyama kuvuga. Rero turi abasirikare b'umwuga. Niba rero ubayeho mu buzima ugasanga nyine ntabwo urwana, ntabwo uhangana, umenya ibyo byibazaho. Bayumva ntabwo musobanukiwe, ariko ngiye kwicarira. Niba ubayeho ubuzima ukumva ntacyo utajya uhangana, jya umenya niba uri dizata ukaba ufite ahantu wihishe. Ushobora kuba uri dizata ufite ahantu wihishe, niyo mpamvu ubona utarwana. Ariko abakristo b'ukuri bafite ibyo bahanganye nabyo, ko dukirana n'ibifite inyama, ntidukirana n'ibifite inyama n'amaraso. Ibindi nzabyongeraho ejo, Imana ibahe umugisha.